U Rwanda. U Rwanda rw'igihugu cy'imisozi igihumbi cyangwa se bakunze kwita u Rwanda rwa Gasabo. Akaba ari igihugu giherereye kuri dogere 30 ku mirongo miganda mu burasirazuba. Kikaba kiri munsi gatoya ya koma y'isi. Kikaba ari igihugu giteretse ku buso 20,633,338 kilometero kare. Kikaba ari igihugu gifite umwihariko ku isi hose wo kuba aricyo byibuze cyatowe Kristo umwami. Hakaba hari ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa wari umaze gusimbuzwa se Yuhi wa gatanu Musinga wari umaze gucibwa i Kamembe, waje kugwa mu cyahoze ari Zaire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri ubu waje koherezwayo n'Ababiligi. Mu birori byo gutura Kristo umwami u Rwanda hari abanyacyubahiro batandukanye barimo nka Perezida w'u Rwanda w'Umubiligi witwaga Sandarat, Musenyeri Leo Karasi ndetse n'umwamikazi Nyiramavugo ndetse n'umwami ubwe akaba yari ahibereye. Ubu tukaba tugiye kubagezaho isengesho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatuye u Rwanda Kristo umwami muri ibyo birori. Nuko misa ihumuje umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yegera imbere hafi ya alitari maze arapfukama avuga isengesho ryo gutura u Rwanda Kristo umwami agira ati: Nyagasani Yezu, mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'isi n'ijuru. Njyewe Mutara Karoli Leo Petero Rudahigwa ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwawo n'ingoma yawo. Nyagasani Kristo umwami, ni wowe warwiremeye uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindiriye ubonye kigeze, uruha kongeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka. Urwoherezamo kandi n'abo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoze amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi, nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva inda imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubahe umutima w'ubudacogora, mu ishyaka barurwanirira ryo kurushyira imbere no kurukomerezamo amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugira nabi no guhuguzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubahe umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko, barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiriza. Bareme imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingorero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuze imitima, babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo uburengane
n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo ubakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukira mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwarana inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka, n'abazanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere. Natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete, ari wowe tuyikorera. N'amahame yose uko angana tugusingize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahorana ubumwe bwose ubu ngubu ingoma n'iteka ryose. Amen.